Sawa. Urakoze cyane. Ndio. Yego. Umubwire hari ikindi kintu neretswe kandi gikomeye cyane. Cyose kandi nigi. Imana yanyeretse ko niwe tuzabana. Kuzambera umugore. Ahubwo mbamubwire. Urumva nk'umuntu tuzabana. Mbabara basume bizo. Melissa! Chérie Melissa rero. Sinzi niba nahita mbikubwira cyangwa se atari uko. Iki se kandi noneho yakoze iki? Message yasinze nijoro. Ari hangover uvuze yaje yasinze ameze nabi ukuntu ameze nanze rwose kumukwereka. Melissa yaje yasinze? Rwose nk'umwana wawe kandi w'umukobwa natinye kumukwereka ndagenda mujyana mu cyumba ndamuryamisha gusa ubu ngubu ukuntu ameze hangover ngiye kumushakira ikintu cyarya akanywa akabona kumera neza. Uriya mwana agiye kunanira. Melissa! Wamuretse umva ndimo ndagutera ipasi reka wigendere umwihorere. Nigendera? Uriya mwana ni ukuri ndamukunda pe ndamukunda ndakwinginze wimubona uko ameze uko wikubona wigendere. Ibyo bigomba gusobanuka. Ndamushaka hano. We Melissa! Melissa! Urumva ari ibintu bishimishije. Reba umwana ameze nabi. Reba umwana w'umukobwa ufite iriya myaka kumva ngo yagiye mu mayoga yaje mu kabari. Asigaye agenda n'uduhungu tunywa tabi tunywa inzoga. Melissa! We nari kwitaba se koko? Igihe cyose nahamagaraga uri he? Nandi hanze ndi Egera kwiborosa. so hagarara neza. Warore? Nandi hanze ndi kwiborosa. Uri kwiborosa rero kugira ngo uzibanganye ibimenyetso ko uburyo waraye mu mayoga. Ngiye nk'inzoga. Kuva njye ari se ngiye nk'inzoga. Ariko Melissa wajya ureka kumbeshya. Ariko daddy ntabwo ni kukubeshya ngiye ntabwo navuye. Urambeshya uragira ngo ni umwana wawe. Kwiborosa ni ukugira ngo uhishe ibimenyetso yuko waraye mu nzoga. Ariko daddy ngiye ntabwo ngiye nk'inzoga. Usongera kumbeshya. Urizi iki? Ariko ngiye unziza ubusa none se umuntu wambonye ndi kunywa inzoga. Sheri koko. Melissa, reba mu maso. Kuki umukobwa wanjye muri ukaba ugiye kunanira? Ariko ngiye murambekera ntabwo nanyweye inzoga. Ubuse urabona mama wawe yabakubeshyira mu ruhe rwego. Ndamubeshyira kugira ngo ugende bitesheri. Reba mu maso nkubwire. Ndamugendaho. Nituvugana ntukarebe ubitse amaso ureba hasi. Reba mu maso tuvugane. Uyu mama wawe aragukunda. Ndakubwiye ko ugomba kumwubaha nka mama wawe. Cyane. Ariko ngiye ndamwubaha. Uzishyaka bakurwanira icyiza cyose aba yumva cyakubaho. Ubuse ejo bundi se wari uri kumbwira ati umwana tumushakire ishuri muri Canada. Ibyo byose yabikora nuko kwanga. None se ngiye nambuye. Ko nta nzoga nigeze. Iyo mbona wiyamatari yawe uri kuririmba muri korali ugiye kujyaho n'umuntu. Kuki wanga nkaguburire bwiza ariko ukamukansenya. Nukubera iki? Ahubwo niyo mbikubeshya nta nzoga nanyweye. Cyo mwanza hariya bazajya bavuga ngo umwana wa pasiteri niwe wabaye kirara niwe wabaye iki. Wajya umesha agaciro nk'umwana w'umukobwa. Sherezi bizi ko. Sisi ikintu twakora. Ukuri kumbabaza kandi ariko ngiye ko mbasobanurira ni mubyumve mushaka mu bigenzo ute nta nzoga ngiye nanyweye. Genda kubwira ngo mama wawe yaba kubeshya ufite n'ihe. Kugira ngo se bigende bite? Yaba afite izihe nyungu? Ariko bashaka ko nzafata icyemezo gikomeye. Urumva? Akigufatira kandi ari umwana hano dufite mu rugo, ari umwana ugomba kugira imyitwarire myiza hano mu rugo. Ariko kugira ngo ugire imyitwarire myiza uko umunsi ugenda gusa ugenda ushobora kubaho. Agomba kumenya ko nasenga. Ndiye ariko mama mwendeshyira nanje n'umwana. Reka asubire mu byara. Kosheri. Akajya umwana w'umukobwa ko. Shiri ibi n'ujya kuko ntabwo tuzabyumvikana. Maze kubwira umwana w'umukobwa mukuru muzongeye gutinyuka ngo
uyu mwana ageze mu kigero kibi cyo gukubitwa se ahubwo agomba kuganirizwa. nyine muganize ariko we kumukubita shi rwose nanjye mba mbabaye mbabaje rwose. Igiti kigomba kikiri gito. noneho bajya ku cya giti cyari gito cyarakuze. Niba urwego agezemo rwo kujya kurara none akaramutubara akanywa uzi igihe yaziye Bisa nkarengera ku buryo oya nta muhari. bamubwire rwose gerageza Komeza ibyo urimo ibindi ngiye kubikurikirana kandi mu gihe gitoya ndaba mbonye igisubizo. Sawa sawa. koko Halo? Yes, Jackie, amakuru. Kumamagaye? Ndaguhamagaye ndagira ngo nkubwire. Niba yananiye pe. Iki? Invitation? Niyo mpamvu urimo kundega gutya koko? Umva nagerageje yananiye. Oya wimbwira gutyo. Ndino kujya kumva nagerageje kumwegera arambiranya. Gusa yananiye burundu umukobwa wawe nawe n'icyorezo pe. Akubwiye mva Reje ntago ari uko wakambwiye wakampamagaye umbwira ngo byakunze nabigezeho ntago wakampamagaye umbwira ubwo busa niyo mpamvu ratawanderegaga gutya nta kintu umbwira nta kintu gusa umva icyo gisubizo cyo nari niteze koko uyu mukobwa wawe araguye nagerageje kumwegera kandi ndagerageza kumuvugisha neza kandi ushaka kunyakurikira. Bizere nuko nkubaha pe none ntabwo mbangira uzigiye bari guhamagara ariko nyine kubera ndi kwirukanka arasa kunega umbwira icyo umbwira pe mbabarira no kundi kwiruka ndi mu kazi rega ndaturutse nanjye ntabwo ndabona uzi ko akazi nabonye vuba ntari nafatisha rero reka ndase kunego ashyira mu mabagiri ushaka ko gushimira nakoze ikise barakoze ko ndagira aho nije sase ngewe Dave ngiye murangira aho nije sase kuri utaza kumakanira ntabwo mba naraciye ubwenge mu gihe kuyiringira rero warakoze cyane iki ni ikintu nyine cyatumye funguka mu mutwe naramahamenye njya kuhasengera kumbaza urakoze ariko nuko nyishima hejuru unantera n'intuzi n'ishobora Narambwira vuba n'igenda. Reka yambwira warakoze cyane narahamenye ariko urumva iyo wandika umuzakira wapakambunga urumva ibintu birakomeye. Akose umbije kuri Melissa kunanira te koko akunanira te ko konzi rwose nta kigenda umva Eje ndaza kuza kukureba gahunda tuyuzuze ariko umporera ibi bintu hanyuma se niza da uho birakunda
Mwumvire mbese muri make wakoraga ibyo ushatse. Okay, ndaza kuza kukureba tubyuzuze ariko ndakwinginze ndakwiyamye gerageza ukore ibyo nakubwiye. Ndahangana nabyo ndabikora ubanza dukemura ikibazo. Mbasandaza. Sawa sawa. Hari ndashaka gusigara mu rugo. Ngomba kurisigaramo. Ndajyayo. ariko reka mubwire igishimishije n'ikibabaje. Twavanye gusenga. Siko nyine umuntu nari nta kintu ari buteye kumara ariko yaranze. None se yagutukiye kubera ko wagiye gusenga, yagutukiye kubera ko bamukurikiye yakuhoraga. Nanjye nicyo kintu ni iyihe mpamvu aba adashaka kwiyumvisha imbere? Ibyo ni ibyawe na Regis ntabwo ngiye pisi kabisa. Jya ukomeza umwishira ariko Ese ndamuhishira kuko Nadine namuhishira iki koko? ese undi reka nkubaze. Nta mukobwa ageze hano mu rugo. Ahubwo nzi ni wowe. Ntabwo uza mu rugo rero. Ikindi kandi ko mba ntahari ntabwirwa n'iki niyo yabazanye. Uzi cyagiye naza nkasanga. Ese ko ubivuga ureba hariya bivuga undeba. Mfite ibintu uri guhisha ate? Nta kintu uhisha. Uriya nyama Reka mubwire, reka musore ikintu. Mbwiriya nyama. Ntacyo mbwira, ntacyo usubire muri kunsaba ikintu kimwe. Reka musore ikintu kimwe. Jya kuvuga kamisi ni gato pe uzakankorera n'umuntu wawe. Isiyo itari yo kwica. Side urande ukabana nica ngewe. Ubu urareba hari ubuse nta nubwo nashobora kwica ingufu umva ahubwo ndashaka ko uzajya urebera buri muntu wese winjiye iwawe. Icyitonde igitsina gore cyose. Ubwo nawe urimo kunzi kare uza hariya mu rugo mbwira nibyo mbwiraga ngende ndi mu kazi amasaha yagiye. Iyo niyo misiyo ngushakira cyane. Kose bagirira cyane. Iyo niyo y'ingenzi. Kandi zeko tumbe siyo? Nari ndi gukora. Ese uragiye ibigano twifitanye byarangiye? Shamva reka ngende. Ako abana Ndebe. Shamva. Shakunza hano. Ese ubwo urumva wahita ugenda kandi yaba ari sawa se? Izari cyo tutakoze. Oya mwana nese kamuganye nese ubukabagije. Teje ndakwiyamye nkorera ibyanjye kuko nanjye byo nabivuga. Njyewe ndabikora nta kibazo. Ufite ikihe kibazo ariko ubundi? Wowe banza ushimishe ngo twarisezeranye hanyuma ibindi nawe ndabikurikirana. Akoresha hari icyo ntakoze. Nyine ubu ari gisigaye. Oya. Wabikoze ndabyumva ariko nyine wumvise kwise wambara vuba vuba. Ngende kira kigabo kitananga mu rugo. Wumvise cya kigabo. Ntukananga ibyaro aruga. Aruga urumva mwiki. Aweke. Ubukimbwa mwiki cya kigabo. Akoze mvugundi kumbwira. Jese. Nyine akoze wabyutega amatwi. Wabyutega amatwi nkubwira. Nyine mbwira ngende. Wambwira. Urabizi neza ko gukunda. Njyewe mbona nawe tubiranye nanjye tubiranye. Cya kigabo dore ni igisaza reba gifite abana iki. None kundi baretse tukabirangiza tukibangira cya kigabo gakigorera. Akoze rero ako tubana ufite iki? Ufite iki umva kubwira. Ibintu ni ibishaka. Uyobe ko ninza ari cyewe uzukodesha. Tuzashyira hamwe tuzashakisha kandi amafaranga azaboneka. Umva ntago unafite ushaka n'umukene nawe. Cya kigabo cy'umurego. Si wabaye gute ubundi mu by'ukuri?
umva ahubwo ese turaduhura gutya gusa turaduhura gutya na kamwe konyine nkorera ibyanjye nigendera umva nkubwire tujye tuvugisha ukuri uri umuntu mukuru ndi mukuru nkorera ibyanjye njyewe diri yawe nyirimo ceceka ahubwo banza unyumve Melissa kugeza kuri iyi saha naramubariye maze igihe mubarira agiye mu mihango 3 mubarira ubu rero kuri izi saha mubwiro ari mu gihe cy'uburumbuke uramutse umufashe mukaryama ndishobora ko 99.9% ushaka gusama mbabare mukorera iki kintu gikore pe Regis rwose ibintu byo kumbwira ngo nabana nawe ariko oya byonyine n'izi mpeta nambaye we ntabona nayo kuzigura nese uza ugerayo wabaye gute ngahe kutishyura ino nzu ubundi se mbabwire ugiye kubinkorera se nabyo ugiye kubinkorera ibyo rero duhuzwe no kunkorera ibyanjye nyine ngufasha rimwe na rimwe ngenda byumva ahubwo agira uti reka nshakisha uko nkura mwana hariya nibura nzajye nguha amafaranga afatika Erega misagoye nubwo wumva bimeze ariko nyine diri genda yinjiramo nyine umva ndimo mo imbere urumva ariko nyine banza unyongera kandi ku nyine reka ngende kuko ntabwo ndafite kongera kugira icyo nkorana nawe harunanyisha none nawe ngo gwiki asoza uzajuza ari imigurgo wirukanka nirukanka sinjye nakubwiye ngo ndaguma hano ntabwo nisinzi uramu saza ave ku kazi ibintu bindi hano iwawe iwanjye ushatse ko kumana aragoye urajya ngo asange ntari mu rugo none cya gisazirwa cyabaririnda genda gusha ku ntego umbwire ko ibyo ugiye kubikora asigaye ntabwo nakubwiye ngo nzaza gukora ibyo ushaka ubusa none se ubu bikoze nk'uko byari bikwiriye kamwe se ubwo kamwe kaba gahagije nakora kabone wowe twabanye kuri buze ukanshimisha uranshimisha ariko nshimishije igice Nisi kuba mbasi mana kandi kamwe urakanyimye uri muri yirukanka ngo agiye ngo umusaza ngo umusikore igisaza nyine wakibare kararozwe wasanga barandoze none se wajya ngo mvuge ngo wasanga barandangije none se ndagira kuguha amafaranga ngira kukwicaza no mu nzu nyishyura nurangiza ushake no aya gabanya rwose gabanya